harimo uwitwa Jihad abantu bose muramuzi. Jihad DJ Sonia amuvuga ko yakomeje kugenda muharabika sibyo yitwaje ko yakundanaga yabaga ari kumwe n'uwitwa DJ Brian, yari inshuti yakadasoka na DJ Brian, kandi DJ Brian akaba ari umu DJ uhanganye n'uyu DJ Sonia, bikaza gutuma uyu Jihad atangira kwataka bya hato na hato uyu mu DJ kugira ngo izina rye rijye hasi, Brian ashobore kuba yajya hejuru. Uyu DJ Sonia rero tumugarutseho niki cyamubayeho we muri ibyo byose nabanje kubasobanurira ndi kubereka impamvu bashobora kuvuga ku muntu ibintu nk'ibyo ngibyo. Uyu DJ Sonia bavuga ko yasambaniye mu kabari ariko nanone agasambanyirizwa muri toilette. Byumva ribu ishobora kwakira ikirego cyawe, yakakira ikirego cyawe ukagenda ukamara umwaka umwe 2 3 itaraguha feedback. Abwire ngo uyu munsi wa none uyu DJ Sonia hari abantu bamwe mu makuru dufite bivugwa ko yamaje kubatanga imbabazi kuri bo. Izi mbabazi zitanzwe n'uyu mu DJ navuga ko ni imbabazi zije nyuma yuko babiri muri abo ngabo bari bamaje gutabwa. Sereka ngusuze nongere nkwifurize ibihe byiza kandi guhikaze. Iyi ni Emmy Pro Media nkuko mubimenyereye, ngira ngo umunsi ku munsi tubana mu biganiro bitandukanye, ariko akenshi giye nkunda kugaruka mu biganiro by'imyidagaduro, ngo ndavuga umuziki na sport kuko ariho nibera, ni naho mbarizwa cyane. Nguhaye ikaze rero, nizere kumeze neza, ubuzima buri kugenda, ahuri nuwo butagenda, ejo nejo bundi Imana irabuhindura bugahinduka. Hari abantu benshi batatekerezaga ko life ishobora guhinduka cyangwa se ubuzima bw'umuntu bushobora guhinduka mu gihe gitoya, ugasanga kwa kwiheba wa mubabaro wari ufite, kwa kubona Imana yaragutaye cyangwa se isi yarakwanze, ugasanga birahindutse. Kabara akanyuzemo kugira ngo nabadafite imbaraga z'umubiri cyangwa se mu mutima bari bihebye bongere bumve ko byose bishoboka by'umwihariko. Nizere ko nyine ibihe byawe uyu munsi urimo hari icyo ukora kugira ngo ejo bizahinduke, kandi buri muntu wese aharanira ko bizahinduka neza. Turongeye tugwaye ikaze rero mu biganiro byacu. Uyu munsi turi buze kuganira ku makuru ariho, na makuru ariho ari imihanda, niko niyo mvugo dukunda gukoresha, mujye mwihangana. Abantu to muri showbiz tuba dufite icyo navuga nka strengths dukoresha, umuntu akahita yumva ibyari byo tuvuze ku mihanda, tuba tuvuze ibiri kuvugwa nyine kuri social media, ibiri kuvugwa mu bantu ndetse n'ibiri kuba hirya no hino. Ibyo byose nyine tubishyira mu mvugo imwe tukavuga ngo ibiri imihanda. Haba hari byinshi biri kugenda birivugwa. Abanyarwanda bakurikirana imyidagaduro umunsi ku munsi, ngira ngo mwakomeje kugenda mwumva inkuru y'uyu mukobwa witwa DJ Sonia. Navuga ko ari inkuru muri ino minsi yari irimo iravugwa cyane. Ati kubera iki yavugwaga? Uyu DJ Sonia avuga ko yari kubeshyerwa n'umuntu runaka ko yaba yarasambaniye muri toilette. Mu busanzwe uyu mukobwa akora umwuga wo gucuranga mu kabari cyangwa se mu bitaramo bitandukanye cyangwa se mu birori bitandukanye. Nawe ubwawe ushaka iwawe wamutumira akagucurangira, kuko numwe mu bahanga mu bijyanye no kuvanga imiziki, aricyo bita DJ. Ari bingibi bavuga ngo ni kudija cyangwa se mu maboate abarimo akoramo iyo mirimo, akaba ari imirimo imutunze kandi inamubeshejeho by'umwihariko. Ariko abantu benshi ugasanga bafite icyo nakita nka critique ivuga ngo abantu bose bakora ibijyanye na DJ, abantu bose bakora ibijyanye na MCing, abantu bose bakora ibijyanye na hosting, abantu bakabashyira mu gacu ko kuvuga ngo ni indaya cyangwa se baricuruza cyangwa se nta muco bagira cyangwa se banywa itabi cyangwa se banywa urumogi cyangwa se banywa ibiyobyabwenge bitandukanye. So izo ni case rero zitajya zitana n'aba bantu, bitewe nuko nyine murabizi bibera mu kabari. Iyo umuntu yasinze ashobora gukora ibintu nyine nawe ubwe azicuza inzoga zimushizemo. So tugasanga rero ibyo ngibyo hari igihe bibayeho, ariko mu by'ukuri bigasa nkaho bitari ukuri. Ugasanga haro babivugaho ariko ugasanga si ukuri. Murabizi ubwo uwitwaga Charles Kakuza ni Kenisi yavugaga ko abantu bakora ibijyanye no guhostinga biriya ari iki, ari uburaya. Abantu benshi murabizi mwese mutekereza kuri Muyango, muranamwataka, muvuga amagambo menshi cyane amucira akatarutiga, muvuga ngo nawe ashobora kuba nyine ari indayatiye. Benshi bakanavuga ngo niyo mpamvu urugo rushobora kuba rwaramunaniye. So ugasanga rero ni ukwataka abantu ariko bidafite icyo bishigiyeho, sometimes baba badafite na evidence. Ni byiza ko ibintu tuba dukora byose tuba tugomba kuba dufite na evidence cyangwa se
ikizibiti niko nabyita, ikizibiti cyerekana ko ibyo turi kuvuga ko karukuri. So uyu DJ Sonia rero tumugarutseho, niki cyamubayeho we muri ibyo byose nabanje kubasobanurira ndi kubereka impamvu bashobora kuvuga ku muntu ibintu nk'ibyo ngibyo. Uyu DJ Sonia bavuga ko yasambaniye mu kabari, ariko nanone agasambanyirizwa muri toilette. Yasambanye ari mu kabari, aho kugira ngo ajya aho babikorera ajya muri toilette, kandi muri toilette muzi ibyo bakoreramo. Toilette rero ntago bayisambaniramo. So uyu rero mu DJ yabonye ko ibi bintu ari ndengakamere, avuga ko byanga bikunda bashobora kuba bari kumuharabika. Yaje ku mbuga arisobanura, arabyandika, ariko abyandika mu gahinda n'amarira akomeye cyane. Uyu DJ Sonia bivuga ko guhera mu mwaka wa 2020 ngira ngo na gatatu aribwo yatangiye kugenda ashyira ibirego bitandukanye muri Rwanda Investigation Bureau cyangwa se RIB, ariko RIB ngo ikagira gute, ngo ikabyima amatwi ngo ntize kubyumva. Ariko abantu benshi bakumva kuntu ushobora kujyana ikirego muri RIB nticyumve, bakumva ntago hari ukuntu bidasobanutse mu kuntu, cyangwa se ntiguhe igisobanuro cy'impamvu ikirego cyawe kitari gukurikiranwa. Abantu benshi bakagenda babikritika mu buryo bwabo bishakira, cyangwa se muri analyse za buri wese, kuko buri muntu wese agira uko yumva ibintu bitandukanye nuko mugenzi we ashobora kuba byumva. Aha hantu tuze kujyana, kuko buri muntu wese ari buze kuza kuma opinion ye wenda yukurikikina ibi bintu abyumva. RIB ishobora kwakira ikirego cyawe, yakakira ikirego cyawe ukagenda ukamara umwaka 2-3 itaraguha feedback. Ahantu mu bitekereze neza muze kubyumva. Ntago ngende kuvuga ko wenda ibyo bintu bitabaye kuko sinari impari, ariko nyine iyo ngerageje mu gutekereza ibyo bintu turabitekereza ndetse tukarushaho no kubyanaliza ngo twumve niba koko bibaho. Abanyarwanda ndabizi turangwa no gutera imbere no gukora cyane mu nyanga, no gukora cyane. Ntago rero ntekereza ko ikirego cyawe kitari gukurikiranwa, ariko muri 2020 ngira ngo na gatandatu nibwo hagaragaye iki kintu cyo kuvuga ngo yasambanyirijwe muri toilette, ariko akavuga ko ari abari kubikora bari kumurwanya, bashaka kumuharabika kugira ngo izina DJ Sonia ribe ryasubira hasi. Ndagira ngo nkwibutse ko atari we mu DJ wa mbere dufite hano mu Rwanda wenda ngo ukomeye, asiwe mu DJ mwiza cyane, ariko uko yaba ngana kose ntago wemerewe guharabika n'umuturage wundi. Uretse no kuvuga ngo aba bantu baba kuri social media, cyangwa se aba bantu baba star, cyangwa se aba bantu baba bafite ibikorwa runaka bazwiho, nta muntu numwe wemerewe guharabika mugenzi we, kuko icyo ni icyaha gihanirwa n'amategeko y'igihugu cy'u Rwanda. Bivuze ngo DJ Sonia hari bamwe mu bantu yari yarashyize mu majwi yavugaga yuko bamugendaho umunsi ku munsi bashaka kumusenyera izina. Muri abo ngabo harimo n'abafunzwe. Ariko uyu munsi ndibuze kuza kubabwira ubwiza bw'uyu mukobwa. Uyu munsi ndibuze kuza kubereka kuntu uyu mukobwa abantu benshi bamugarukiye bakabona ko nubwo yabitanze koko yashakaga ubutabera, cyangwa se ashaka kubacyaha kugira ngo basigeho bagabanya akarindi ko gukomeza kwanduza izina DJ Sonia mu by'ukuri. Ubwo rero ndaje mbabwire ni bantu bangahe bavugwaga muri ibi bintu, kuko harimo abari mu gihugu, hakaba n'abari hanze yacyo, harimo abo byakoroha kugeraho, ndetse hari nabo bagezweho nabyo. Turaza no kugaruka ku magambo y'uwitwa DJ Brian nawe uvugwa muri uyu mwandiko, tuze kumva icyo live yakoze yararimo avuga. Rero dore bamwe mu bari muri dosiye y'uyu DJ Sonia, ndetse ndaza no kubabwira bamwe na bamwe aho bari uyu munsi wa none, kugira ngo muze kubasha gusobanukirwa, mwumve ko iki kintu ari ikintu gikomeye cyane. Harimo uwitwa Jihad, abantu bose muramuzi. Jihad DJ Sonia amuvuga ko yakomeje kugenda muharabika, sibyo, yitwaje ko yakundanaga yabaga ari kumwe n'uwitwa DJ Brian, yari inshuti y'akadasoka na DJ Brian, kandi DJ Brian akaba ari umu DJ uhanganye n'uyu DJ Sonia, bikaza gutuma uyu Jihad atangira kwataka bya hato na hato uyu mu DJ kugira ngo izina rye rijye hasi, Brian ashobore kuba yajya hejuru. Nuko nguko Sonia yubwe yagiye yerekana ko ashobora kuba ari gukorerwa karengane n'uyu Jihad ufungiye imageragere, nawe ufite ibyaha bitandukanye agiye aregwaho. Abantu benshi mwagiye munkurikira, nk'abantu bankurikira kuri social media zitandukanye, nagiye mbasobanurira ibyaha Jihad yarezweho, twagiye tureba n'uburemere bwabyo. Natwe tuzagira ibihe twongeye tubiganireho turebe uko bimeze. Hari uwitwa DJ Brian nawe aza mu mwandiko wabo DJ Sonia agira gute arega, kuko nawe amugendaho ngo akoresheje amagambo
ibitero bitandukanye byo gushaka gushyira hasi izina DJ Sonia kubera ko bahanganiye umurimo, ugasanga rero barimo barashwana bya hato na hato. Uyu nguyu ari muri Europe, ari kumwe na Murungisabe, murabizi ko yagiye kwiryohereza muri Europe, tusigaye tumubona tukabona ubuzima bwarabaye bwiza. So harimo nundi witwa Yago Pondati. Yago Pondati murabizi, Yago unavuga ko izina DJ Sonia afite ari gushobora kuba arimuhesheje bitewe nuko wenda agiye amusapotinga mu buryo bugiye butandukanye. Harimo nundi mu blogger, harimo aba blogger babiri batazwi, bamwe ni wo muri UK, undi ni wo muri Nuza Canada, ndetse hakazamo n'uwitwa Kasiye Pizo. Kasiye Pizo mbibutse ko we amaze n'iminsi mu maboko ataraye, ubwo ndavuga ko yaba yaratawe muri yombi bitewe n'iki kibazo. Ndetse hari n'uwitwa Kazungu Kabosi, ari uyu munsi wa none uri gushimangira ubwiza bw'uyu mukobwa DJ Sonia. Ngira ngo murabumvishe, ni abantu bagera kuri batandatu niba ntibeshye, batandatu. Harimo Jihadi, Briane, Yago, ababloga babiri, ndetse ugasanga baragera ku bantu barindwi bose bari kuza bagenda kuri uyu mudica. Ariko abantu barindwi nyabuneka, ubwo murumva bahagurukiye umuntu batamurimbura. Abantu barindwi ni benshi rega, ni benshi cyane. Uriya n'umuntu umwe wenyine aba ari ikibazo cyane iyo ari umuntu kugendaho umunsi ku munsi. Kandi aba bantu ni abantu bafite imbaraga mu bijyanye n'itangazamakuru, bafite imbaraga mu bijyanye no gushyira hanze ikintu kikumvuga kandi kikarebwa cyane, sibyo? Bishatse kuvuga ngo kwangisha umuntu abandi ikintu ako kanya cyakorwa byihuse cyane. Nyuma yuko uwitwa DJ Sonia avuze yuko yagiye agerageza gutanga ibirego muri RIB ariko RIB ikamwima amatwi, RIB yaje kwakira ikibazo yayigejejeho cyangwa se ikirego yayigejejeho, baranagikurikirana. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi wa none uyu DJ Sonia hari abantu bamwe mu makuru dufite bivugwa ko yamaje kubatanga imbabazi kuri bo. Izi mbabazi zitanzwe n'uyu mu DJ, navuga ko ni imbabazi zije nyuma yuko babiri muri abo ngabo bari bamaje gutabwa muri yombi, basanga undi uri mageragere witwa Jihad. Tuvuge ngo hari hasigaye ababloga babiri, uyu muri United Kingdom ndetse n'uwo muri Canada, hagasigara DJ Brian uri Europe, ndetse hagasigara na Yago uri muri Uganda. Bivuze ngo aba bantu bose batatse ndetse bagashaka gusenya bifashishije gusebanya izina DJ Sonia afite muri iyi music y'u Rwanda, sibyo, muri imyidagaduro yo mu Rwanda, nabo uyu munsi wa none yarahagurutse kugira ngo batangire babibazwe hamenywe ngo niki. Ariko nanone ukibaza, ibi bintu turi kubona muri iyi show busy, murabona ari ibintu biri buze kutujyana he? Kubera yuko tubona bamwe mu banyamakuru batandukanye barimo barahunga. Uyu munsi wa none dufite abanyamakuru batandukanye bari mu buhungiro, tukagira n'aba YouTubers batandukanye benshi bari mu buhungiro. Urugero, Yago n'umunyamakuru mwakunze, ariko yagiye muri Uganda avuga ko ahunze abantu bashaka kumugirira nabi. Ikindi, hari uwitwa Theo, murabizi ko yahunze, ntago tuzi aho yahungiye, ariko turamubona ibiganiro bye bigenda bicicikana ku mbuga. Ntawe kandi avuga ko yahunze abashakaga kumugirira nabi. Abo ni urwo n'urugero mbahaye. Hari n'aba YouTubers nk'aba Bosco Impa abo sindi buze kubagarukaho. Ariko ndagira nkubwire ngo ibi bintu birangiza kuri rwa rwego twebwe tuba tubibona nk'aho ari ibintu byoroshye kandi ari ikintu kinini cyane. Iyo umuntu adahagurutse ngo abitangire, nkuko Sonia yavuze ati ariko ibi bintu birakabije ku izina ryanjye, nkwiye guhaguruka, nge nahaguruka nkagenda nkabwira RIB bakanyumva bakamfasha kugira ngo ibintu bihagarike bitarashyira hasi imbehe angaburiraga. Erega bya ni nko gufata imbehe umuntu yariragamo irimo icyo kurya akayicurika. Iyo yicuritse habiki ibintu birameneka. Iyo bimenetse usigarana iki? Usigarana ubusa. Rero umuntu akwiye gufatirana kugira ngo ya mbehe ayirinde itaza kwiyubika, kugira ngo abe yabona uburyo akomeza kubaho kuri iyi si. Iyi si isaba gukora, ni isi isaba kuba nta bunebwe ufite. Ibyo ntekeza ko ni bimwe mu bishobora gufasha umuntu wari we wese. So navuga ngo inama imwe naha wenda abantu dukoresha social media, abantu dufite wenda aho tuvuga ibintu bikagera, abantu bashaka gusebanya, nibo nshaka kuza gusorezaho. Bo ndabaho ubutumwa bwabo bwihariye. Tureke gukoresha social media mu buryo buri negative, mu buryo bujyanye no gusenya ndetse no kurimbura umuntu. Uyu munsi wa none mbere ku buryo abantu benshi bagiye bakoresha izi mbuga nkoranyambaga bikabagirira akamaro. Mu kiganiro cyatambutse mwabonye yuko uwitwa Kagara, narabibasobanuriye, ukuntu Kagara yakoresheje izi social media akazikoresha mu gukora content, sibyo?
mu gukora content agatera imbere bikamuhindurira ubuzima. Ariko tureke gukora ibintu bibi, kuko ibintu bibi ntibiri buze kutujyana hehe muri kasho, ntibiri buze kutumanura hehe mageragere, ntibiri buze kudushyira muri prizo hariya, ugasanga ubuzima burapfuye burangiritse, kandi wari ufite ahazaza heza, wari ufite gukereya byinshi, wari ufite ubwenge butekereza ikintu kinini cyane gishobora kukugirira akamaro ndetse kikagirira akamaro n'abandi. Abantu dukoresha social media twumve ko social media nizo kugira ngo tuzibyarizeho umusaruro kurenza uko zishobora kuza ngo tuzikorereho ibintu bishobora kwangiza amazina yacu ndetse rigahembura twebwe rikarimbura n'abandi twabikoreye. Ntekereza ko rero nta mikomeye cyane twakura muri iki kintu, ndetse ku bantu mwese muharabika abandi. Sinzi ibyo muba mupfa kenshi, ariko abenshi baba bapfa akazi, bapfa n'amafaranga, ariko ntago wagakorera amafaranga uri kubangamira mugenzi wawe. Ayo mafaranga natekereza ko ari amafaranga yaza ari nk'ay'amaraso, kubera ko nta mafaranga wakuye mu bikorwa bibi wakoze. Ayo ntago ari amafaranga wagira ngo akugere ku nzoka. Ariko abantu hari ukuntu bahindutse, ujya kumva umuntu akubwiye ngo ngewe se wanambye aho bayakura naho ikuzimu niba hahari nkajyayo. Ese uzi n'ujya ikuzimu ayo mafaranga bari buguhe baragusaba ibiki? Ese uzi nugerayo amafaranga bakayaguha araza azanye ibiki? Ibyo byose ubukwiye kubyibaza, ukareba hazaza h'ibyo bintu urimo, ukareba kuko niba hari aho bifite akamaro. So abantu rero b'abanyamakuru noneho bivanga muri ibi bintu, bo ikintu bo ndababwira ko nta bunyamwuga burimo, nta kintu itangazamakuru ryazakugezaho uramutse wivanga muri ibi bintu. Tureke kubyivangamo, ahubwo twebwe tuvuge ibintu uko biri, twumve impande zitandukanye, twumve uko babivuga, ndetse twumve na runaka na nyirubwite, n'ubundi niturangiza tubihurize hamwe, ubundi tubiha abanyarwanda nk'uko biri. Abanyarwanda ubwabo niyo bazitoreramo, buri wese icyo yumvishe nicyo azatoramo. Ndeke kurondogora menshi, ahubwo mbashimire abantu dukomeje kubana, urukundo mukomeje kugenda mutwereka, kubana natwe mu biganiro, ndetse no kurushaho gukurikirana ibikorwa bya Emmy Pro Media. By'umwihariko njye nitwa Iradukunda Keve Junior, iyi ni Emmy Pro Media.